n'ubwa mbere nabonye umugore yambaye ipantaro ariko abantu barahururaga ibintu bigacika baturiya muntu uri mu ntoki noneho bakanabiseka n'abagore ubwabo bakabatubira agatsinda uriya muntu ibintu akora sinisha ko bwambaye ipantaro noneho cyane cyane mu bihe nk'imihango yahuye nk'uko barabitinyaga nko mu makwe na hehe ariko ubu ngubu socially nta muntu ashobora guhagarika iyo window of change ntawe ashobora kuyihagarika y'abambara amakariso bakagenda mu muhanda yo wambaye kandi ibyo byarabaye muri Amerika ngo bambara n'ubusa kugeza igihe bazabona yuko ibyo bintu atari byo. MGN 7 ububiko bw'ubumenyi bwifuzwa kandi bwizewe. Siganuza Benge mu bumenyi n'ikoranabuhanga, Siganuza Benge mu muco n'imibereho myiza, Siganuza Benge mu bukristo n'ivugabutumwa, Siganuza Benge mu ishoramari n'iterambere, Siganuza Benge mu mubano n'imibanire. ni mu kiganiro Siganuza Benge. Mwese abadukurikirana hano kuri MGN 7 turi mu kiganiro cyacu Siganuza Benge, muri kumwe nanjye Izabaye Fabrice, niwe mugiye kubana muri iki kiganiro abaganirira. Turi kumwe n'umutumirwa wacu, aratwemerera twibwire, yibwira abadukurikiye kugira ngo tuze kuganira tuziranye. Ikaze. Murakoze. Mazina nitwa Pastor Peter Musisi, nkaba n'umuvugabutumwa n'umushakashatsi mu bintu biriho bibera ku isi, ibera mu isi y'umwuka no mu isi y'umwijima, bibera muri iyi si mu rwego kugira ngo dushake igisubizo cyabyo. Yego. Nkaba rero nishimiye kuba ndi kumwe namwe, nkaba muriho n'umwanya rero gusuhuza n'abakurikira urubuga MGN 7 yes MGN 7 cyangwa se abakurikirana ibiganiro bya Siganuza Benge. Yes, abakurikirana ibiganiro bya Siganuza Abenge. Yego, bya Siganuza Benge. Imana ibaho umugisha cyane. Ikinyarwanda kikomeye cyane Siganuza Benge. So rero ndishimira none mu mukora n'igitekerezo cyanyu, bimwe maze kubigaho bikeya, niba bifite umurongo mwiza. Murakoze. Ugamije kujijura abaturage cyane cyane abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Yego. Nkaba rero bishimiye Imana namwe kandi nkaba nezerewe. Murakoze. Arakoze cyane. Ni pasiteri, kugira ngo rero ibiganiro byacu bize kugenda neza birimo n'umwuka w'Imana, turagira ngo abanza dusenge ikiganiro cyacu kugira ngo gitangire. Duhuze umutima rero, murakoze dusenge. Imana ishobora byose yaturemye ikarema n'ibyo tubona n'amaso yacu kandi byiza bitunezeza ko twarabisanze. Turagushimye muri iki gitondo, tugushimiye yuko waturinze kugira ngo tugere kuri uyu munsi, tugushimiye yuko ari wateganyije kugira ngo mu gihe nk'iki bibeho, kugira ngo aharaho abazabikurikira bizabagirira umumaro mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. Emera rero ko ubara natwe ukaduha ubwenge bwawe, ibyo twibaza kuko twese turi abantu, uyoboresha ubwenge bwawe kugira ngo abazabyumva bazumve ukuri kujyanye n'ubushake bwawe, bityo bibafashe kugira ngo bagendere muri uko kuri baguturutseho kugira ngo barokore ubugingo bwabo. Ushimwe ko wemeye kubikora Mana ihoraho yo mu ijuru. Tubyambarije kandi byose rero mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Arakoze abadukurikiranye rero, twongeye kubaha ikaze, tugiye kuganira mu gace kacu k'umubano n'imibanire. Turaza kubifashwamo na pasiteri, ni pasiteri ugenda ahura navuga ngo n'izo case cyangwa se n'ibyo bibazo, ahura n'imiryango itandukanye. Turaza kugira ibibazo tuza kumubaza, ndetse n'inama araza guhereza abubatse abatarubaka kugira ngo tugire umuryango muzima. Umuryango muzima bisobanuye ngo sosiyete nziza. Pasiteri nkundiye, ubundi umubano n'imibanire ni ibintu bimwe? Umubano ni umubano muri rusange uko abantu babana as society, ariko imibanire ni individual level. Yego. Abantu kuba bafite uko babana
ariko umubano ni inshinga ivuga uko umubano muri rusange ko abantu babana b'igihugu runaka cyangwa sosiyete runaka. Ariko imibanire biba biganisha ku buryo bw'imibanire y'abantu babiri cyangwa batatu mu buryo bwihariye. Ushobora kuvuga uti bariya abantu imibanire yabo ntabwo ari myiza kuko ntibabana neza, ariko umubano ni muri rusange ushobora kuba uri umubano, ariko umubano ukaba ufite amabwiriza n'imikorere, ufite imico yawo, ufite ibyo utashobora kurenga. So rero iyo mibanire rero muri uwo mubano nigaragaza n'igenda itandukana y'abantu bakwiriye kuba uko abantu bakwiriye kuba babyifatamo ahubwo abantu bareba bakamenya. Arakoze cyane. Misengira ikibazo cyane nganisha ku mibanire kuko cyane niho dushaka kwibanda ku mibanire y'abantu babiri, umugore ndetse n'umugabo. Imana itanze umugisha barabyara n'ibindi. Ndashaka ko twibanda cyane ku mubano w'abo bantu babiri. Kuri wowe pasiteri, imibanire hagati y'umugore n'umugabo, iyo bavuze ngo imibanire myiza, bafite imibanire myiza, baba bashatse kuvuga iki? Imibanire myiza ni uko baba babana hakurikijwe, kuri jyewe icyo nakwemera ni uko haba hakurikijwe umurongo w'Imana. Umurongo w'Imana yashyizeho irema umugore, irema n'umugabo. Yego. Irema umugabo yari igamije iki, irema umugore yari igamije iki, nibyo ntitugomba kumva neza tugasobanukirwa. So divisions of labor, uburyo responsibility zabo zabaye divided, ukuntu zagiye zigabanywa, icyo twakurikiza tukavuga yuko hakurikijwe gahunda abantu babikurikije byaba byiza, kandi iyo mibanire yazira amakemwa. Arakoze cyane. Tukivuga ku mibanire, reka twibande cyane ku ruhare rw'amadini cyangwa se amatorero yayandi abasezeranya. Rimwe na rimwe navuga ko ari kenshi hari zimwe mu nyigisho zikunda gutambukwa zigahabwa ba bandi bifuza gushinga urugo cyangwa bifuza gushakana. Hari abahitamo kubahereza amasomo mu gihe cy'ibyumweru, iminsi cyangwa se ukwezi. Kuri wowe ubona bigira ingaruka nziza iyo bageze muri ya mibanire? Kuba bashyiraho gahunda yo kubigisha mu gihe cy'ukwezi bijya bibaho cyane, cyangwa se ibyumweru, ariko byarangira ugasanga bahise babashyingira. Mu by'ukuri baba bamaze kubona icyo nakita inyigisho zihamye. Njye ku bwanjye nemera ko ibintu byose bikorwa bigahabwa umuntu, byaba byiza byaba bibi, akiri uwa kamere, nta impact byagira. Yego. That guy, abo bantu, that couple, abo bantu, umugore n'umukobwa n'umuhungu, ushobora kubigishiriza ukwezi, ushobora kubigisha amezi 6. Nibura ko Kiliziya Gatolika niba ntibeshye bakora amezi 6 n'abandi, ariko ntabwo bishobora guhindura umuntu ngo abe cya kindi cyo ushaka. Ibya bintu by'umubwira ntabwo bishobora kuza ngo bimuhindure, kuko umuntu muri we imbere afite vested interests, afite ibye, inyungu ze akurikira mu kintu icyo ari cyo cyose. Noneho bigeze ku rushako, ibintu bihuza abantu akenshi biba ibintu bishingiye ku marangamutima yabo. Yego. Umuntu ashobora kureba umukobwa akamurigira atitaye ku ngeso ze cyangwa ku nkomoko ye, habe no ku burere bwe. Undi nawe kureba umugabo kuko akafite ibyo atunze n'ibyo afite, akavuga ati jewe ibyo bambwira byose nakwicwendeka, ariko icyo ngamije ni kiriya. Ntabwo rero abantu baba bazi icyo bagomba gukora. Ariko hambere ho hatoya mu gihe cyashize twari dufite umuco. Uwo muco washyiraga ibintu ku murongo ku gahato. Umuntu akavuga ati jewe nimba ndi umugore ndagiye, ariko dore amabwiriza ntegeka, ninyarengaho ingaruka nizi. N'umugabo nawe akavuga ati jewe nanjye ibyanjye ni ibi, umugore nawe mushatse nshaka kubaka urugo, akaba afite ikintu niya muri we kugira ngo arogore, agire urugo rwe, abyara abana, abeho, kandi abo bana azabarere yumva yuko ari inshingano ze. Uwo muco rero abantu ko bari bawufite, kuko n'uwabaga atagendeye muri amabwiriza y'umuco yagiraga umugayo, akanahanwa, akumva yuko ahubwo sosiyete imuteye umugongo. Icyo gihe byatumaga abantu bagira discipline, nubwo bitavanagaho akaga uburyo bwuzuye, ariko byagiraga umurongo, hakabaho abantu gushinyiriza, bakihangana mu gihe bitagenze neza. Ariko ntabwo twifuza yuko abantu babaho bashinyiriza n'ubundi.
turashobora ko abantu babaho mu mudendezo. yego So rero muri kino gihe nta gihari iyobokamana ntabwo navuga ko rifite imbaraga zo guhindura abantu, yego cyakora zigira abantu uburyo zibakontorora abantu bakibonamo nka aderesi, ariko ntabwo rishobora kuba ryabahindura. Igihindura umuntu se ni iki? Igihindura umuntu iyo byashobotse ni Kristo. Kuri abo ngabo rero bahinduwe na Kristo, njye nibo navugana nabo, ni nabo murimo wanjye. Umurimo wanjye ni uko abantu bahindukira Kristo bakabura urubyaro rushya rw'Imana. Abo ngabo nibo bagendera bakoroha, nibo bafite imitima yakorohera ijambo ry'umukiza ari we Yesu Kristo. Naho ufata abantu bakiri mu isi ba kamere ugashaka kubabwira noneho bya bindi bijyanye no gukiranuka mu kintu icyo ari cyo cyose, waba wifashishije Bibiliya, waba wifashishije amabwiriza meza y'umuco cyangwa amabwiriza ya leta, ntacyo byabahinduraho. Arakoze cyane. Hari ikintu nkuyemo, guhinduka menye neza ko bituruka kuri nyir'ubwite, bitewe n'imbaraga zabiteye. Ashobora kuba ari agakiza kamusanze cyangwa se n'izindi mbaraga. Reka twibande kuri ba nyir'ubwite noneho mu gutegura wa muryango. Ndavuga cyane kuri bamwe baba bari muri fiançailles, bari mu gihe cyo gutegura gushaka. Ugereranyije n'ibibazo biriho uyu munsi muri sosiyete dufite, ubona amakosa arimo arakorwa cyane ku bantu bari muri fiançailles n'ayahe kandi yakagombye guhinduka? No, nk'uko nari mbivuze, abantu bashobora kuba bari muri fiançailles. Yego. Amakosa akorwa n'ayahe? Nk'uko nari mbivuze, abantu mu gihe bafiansingana, ubwo ndavuga ku bantu muri rusange, abantu bose muri rusange. Yego. Reka mbaze mbagire nk'inama, ni ukuvuga ngo bakwiriye gushyira emphasis cyangwa imbaraga, yego, kuzishyira ku kwiga no kumenya icyo bagiye kwijiramo icyo ari cyo. Bagiye kwijira mu kubaka urugo. Urwo rugo rero umuntu mutariranywe mu abantu babiri buntagira umutima we. Yego. Nibabanze batekereza icyo bagiye gukora icyo ari cyo, kuko kwinjira urugo bigizwe n'abantu babiri, umugabo n'umugore, kandi abo bantu iyo bahuye baba bagiye kubyara n'undi muryango. Muri bo hazaturuka abandi bantu. Baba bagomba rero kuba ari abantu biteguye icyo gikorwa bagiyemo, uburyo bazakijera n'icyo bisaba. Kuruta yuko abantu bakwirukanka gusa kubera uko umuntu ari indushyi ashaka aho yugama, cyangwa undi kubera irari ashaka kugira ngo uriya muntu ndebe ngo nijye umufite. Ibyo byo bakabaza bakabivamo. Ariko ubu n'imvugo ya rusange, kuko wenda hari icyo yafasha, ariko kuri jyewe mbere yuko nabwira n'abantu ngo nibashakane, ikintu cya mbere nababwira ngo nibabaze bakizwe. Yego. Byarutaho, kuko emphasis ikaba ku bantu bakijijwe, noneho abantu bakijijwe akaba ari umuntu agira inama. Niko biri twigisha. Abantu babaje kubwirwa ubutumwa bwiza, bamaze kuba itsinda ry'abizera, babona guhabwa amabwiriza aturutse ku mwuka wera. Abashoboye kugendera muri ibyo, abo ngabo nibo bashoboye kuba successful, nibo bashoboye gukora ibintu binezeza Imana kandi nabo babaho mu mahoro. Naho ibindi byagorana. Arakoze cyane. Tukiri ku ruhare rw'amadini cyangwa se amatorero mu gusezeranya abantu bamwe bashaka gushinga urugo, ndagira ngo pastor dufashe kuri iki kintu cy'indahiro amatorero ndetse n'amadini yifashisha mu gusezeranya abantu. Rimwe na rimwe bagasezerana, hari abasoza bavuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu, ariko bagera mu rugo iminsi mike cyane ugahita wibaza rwa rupfu rwaje, bagatangira kurwana, rimwe na rimwe za divorce zigahita zoririraho. Biterwa n'iki? Ubona icyo nakita izi ndahiro zifashishwa zigira umumaro cyane mu kuba wa muryango ugiye kuremeka? Indahiro ntacyo zimaze. Yego. Indahiro nakubwiye ko abantu babyifashisha bagamije kugera ku nyungu zabo bwite. Yego. Ahubwo icyo twavuga ngo tumaze kureba icyakorwa,
y'icyo abantu bagomba guheraho bagiye kubana mu mvugo ya rusange yahuranyije. Ariko ku bwanjye nkavuga yuko icyo Imana ishaka mbere na mbere ni uko abantu bakizwa. Noneho babandi bashakana bakaba barabanje gukizwa, bagakizwa icyago cya kamere, barahawe kamere y'ishya y'Imana. Ubwo abo bantu bafite aho bahera umuntu abagira inama, n'itorero nyayo ry'Imana riyoborwa n'umwuka icyo ryabakorera. Noneho ikibazo cyawe kiravuga ngo izi ndahiro, yego, ndahiro ngo uri ko indahiro ntacyo zihindura ku muntu, ibyo nakubwira. Amadini kubikora ni umuhango wayo, ariko to be serious, kuko amadini afite shortcomings, afite nabo aho bagarukira. Bamaze kubaka ikintu gishingiye ku mahame. Ayo mahame niyo bitaho cyane. Umuntu araje turamubatije, akuriye mu idini azi ngo ni umunyedini runaka. Noneho tukamukontora muri ubwo buryo, igihe kikagera yarakuze, tukabashingira bombi ko ari ab'idini rimwe. Yego. Ndetse uzasanga n'amadini ubwo yatemeranya, umuntu ntatashobora kuva muri idini ngo ajye gushaka muri ririya. Bamukamubwira ati ntabwo twemera nkuko bari abamera. Ariko in terms of character, imiterere y'aba bantu bo mugasanga ni babi, bakeneye agakiza. Ariko still kwa madini yakagira ubwo bukeba, uko umuntu ava hariya akajya hariya, sinzi impamvu byo bagenda basobanura. Nigeze giye kugira umuhungu umwe w'umudivantiste, arambagiza umukobwa ariko ngo w'umugaturika. Yego. Abigeza rero bombi babigeza ku bayobozi babo, ariko ubukwe ntibwabaye. Kuko umuntu aravuga ati no, twe ntabwo twajya muri bariya, imyizerere yabo n'iyacu ntihuye. Noneho buri muntu arahagarara kucyo ntahagarara kucyo, birangira badashoboye kubana. Ariko in my view bose bari bamwe, kuko bose bari abantu bapfuye ubusa. Amadini ubwayo n'abamufite amahame mugenderaho, nabwo yabarayo, kuko amenshi amadini ari mu buyobe. Yego. Ayo mahame mwagenderaho nubwo mwamuyahuriyeho ntabwo ari yubaka urugo. Urugo rwubakwa n'uko abo bantu babaye umwe muri Kristo Yesu. Cyangwa se bakabaho bafite ikindi kibategeka nk'umuco, bakabana muri ubwo bwo n'ibitatungana, bakabyihanganira kubera umuco n'inshingano. Ufite inshingano zo, ufite abana bazanye mu isi, ugomba kubapfira, ugomba kugira ko bakura bakaba abantu. Icyo gihe ari cyo ukora. Ubundi bukavuga uti sinzajya ahandi ngo ngire ibindi ngeraho, sizashaka undi mugore, sizashaka undi mugabo, dore abana banjye uko bameze 2-3, ntabwo nabajugunya, reka mbitangire. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byiza, kuko umuntu abaho mu buryo atishimye kandi adafite garanti yuko n'abo bana bazamuha umunezero. Ibyo rero nabyo bikaba ari ibibazo. Gusa nkuko n'imbirangije mvuga ngo briefly speaking, ntabwo indahiro zihindura umuntu. Icya kabiri, amadini ibyo akora ku basezeranye ntabwo bibahindura, ndabivuze ibyo ngibyo ndabisobanura. Icya gatatu, nsobanuye icyatuma ibyo ngibyo ahubwo icyazana amahoro icyo ari cyo. One, nuko abantu mbere na mbere babaza bakamenya icyo bagiye gukora icyo ari cyo, bakagiha agaciro, ntibakururwe n'ibintu cyangwa imiterere y'umuntu. Ku bagabo bashobora gukurikira umugore ko amubengutse gusa, afite ikimero cyiza, ari mwiza gusa. Undi umugabo nawe umukobwa nawe cyaba ashaka na hantu hajya kugama, kuko hari ibintu kandi abikeneye. Ibyo rero byo bari byo bigukuriye byombi, akenshi ntabwo urizaziba ziza, ntabwo bavamo ibintu byiza. Bakareba icyo bagiye gukora, abazumva kino kiganiro batari bashaka, n'abashatse bafite experience, bakurikije iyo nama wenda bakongeraho n'ibindi, ariko basically wo n'umusingi, niwo rufatiro rwo kugira urugo rwiza kino gihe cyane. Arakoze cyane. Tukiri kuri izi ndahiro zifashishwa n'amadini, hari ikintu gikunze kubaho, abantu bagashyingirwa, yego nibyo, bagaca mu itorero runaka, bagasezerana, ariko by'amahirwe make bagera mu rugo, urugo rugatangira guhinduka, hahandi umwe muri bashobora kubona ko umuti w'ikibazo ari ukuba batandukana, ariko yatekereza kuri za ndahiro yarahiye, cyangwa se kuri ya mahame y'itorero ry'iwagendera, ugasanga navuga ngo ari ku cyo bita pressure mu ndimi z'amahanga, avuga ngo ndi runaka, ndi umudiyakoni mu itorero runaka, se
barabibona bate, baranseka ntandukana n'uwo turi kumwe. Aba bantu bagendera kuri iki kintu bakagombye kumenya iki? Abo ngabo abo nibo twavuze bagendera ku muco. Hari umuco nyarwanda, hari n'umuco w'amadini. Yego. Nk'uko bivuze bati abantu bansezeranyije bazayibona bate. Ibyo ngibyo nibyo nakubwiye, abantu b'abapagani ibyo birabahambira. Bakaba bagira urugo batanezerewe ariko bakomeza kubana. Imibanire yabo idashingiye kuri principles z'urukundo n'ubwubahane, ahubwo ishingiye kuri ibyo ngibyo batinya mu buryo muri social. Abantu bazandeba bate, ibyo nakubwiye abana banjye ndabasize he, bakabana ariko batanezerewe ariko bakabana, kandi muri uko kubana wenda bakagira ibyo bageraho, cyane cyane b'abana bagakura. Ibyo byo twasanze. Abo rero twavuga ngo babana batyo ariko ntabwo baba banezerewe. Ntabwo ari byiza. Gusa ikibazo cya divorce ni ikibazo cyane cyane giteye imbere kubera ibintu bibiri byaje. Yego. Icya mbere hajeho umwuka uturuka ikuzimu. Yego. Ariko uri mu nzego za politiki itegeka isi. Uwo mwuka witwa uburinganire. 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 It's very dangerous. Yego. Nta kintu kibaho cy'abantu babiri bafite inshingano bangana. Na uzatekereze uzarebe nubwo yaba ari delegation ya leta, mu gihe bagiye niba delegation ya leta kantage nk'urwo rugero. Mukaba muri abantu babiri muri mufite delegation igiye guhagararira u Rwanda. Yego. Wenda muri Loni. Iyo delegation y'abantu babiri habaho chef de delegation, habaho uyiyobora, ntabwo mugenda mwese mungana. The same thing applies to mu bintu byo byose bigomba gukorwa. N'umuryango we niko ugomba kumera. Hagomba kubaho chef de famille, hakabaho n'abayobora bagizwe n'umugore n'abana. Yego. Umugore nawe twavuga yuko ari umufasha, agafasha wa muyobozi kugira ngo ibyo akora bigende neza. Ariko nashobora kuvuga mwese ngo murangana ngo murayobora. Iyo njye no babivuga mu no muhehe no mu mirenge basezerana n'iki, ariko mba numva yuko ari ibintu bitari byo. Ibiro byazanye ikibazo. Ikindi campaign iri ku rwego mpuzamahanga, jewe zi neza yuko umurimo wayo ari ugusenya umuryango wo kubaka. Igenda yigisha ibintu nk'ibyiza na rebellion, kwigomeka, noneho no kugoryama ku bagabo no kwigomeka ku bagore. Kuko umugabo iyo akanzwe agatangira gukora ibintu ntabwo ashobora kuyobora umuryango afite ubwoba, atinya umugore nto akaba yari umugandukira. Ejo nasomye inkuru ya muri Amerika, umugabo wo mu Nigeria yarongoye umuzungukazi ariko w'umunyamerikakazi, ava iwabo amusanga iwabo, ageze yamaze amezi 2 aratoroka babura aho yagiye. None umugore ajya kuri polisi ajya gutanga itangazo yuko umugabo yaburiwe irengero. Umugabo yegera polisi aravuga ati no, jewe ndahari ariko ntabwo ndi mu rugo. Why? I have run away for my life. Je nahungishije ubuzima bwanjye, ariko sishobora gusura hari ahantu yarahunze. So umugore ararira, igihe umugabo nyine yamukundaga, ariko nabagiye fine kagiye gushaka kunaca, najya gushaka divorce, ngiye gushaka ba lawyers banje ngo batatu biki byose kuva bene that type of life. Ibyo nibyo batuzanira natwe muri Afrika, aho dufite economy ni social well-being ipfuye, mibereho iyo iri hasi, ugasanga birimo biratwungariza. So rero ni ukuvuga ngo bino bintu bya divorce akenshi hari ibyo bintu bigenda bibizana, kubwira abantu ngo murareshya, kubwira abantu kakabo campaign ibwira abagore yuko bakandamijwe kandi bagomba kwigobotora inguye. Abagore se ko batubyara kari ba mama bakwigobotora bate muri twebwe. It can't work. Iyo data mama za kwigomeka kuri data bakamwigobotoreho, simba narabayeho, simba nararizwe. Yego. You know? So nibigiye nicyo bivuze. Ariko aho biva imbaraga nabwo ko zituruka kuzimu. Yego. Imbaraga z'abadayimoni nta wabihagarika.
nobody, nta muntu ushobora guhagarika bino bintu biriho bigenda biba mu isi, nta wabihagarika. Kera najyaga mbona abantu, mwebwe wenda muracyari bato, ariko mu mwaka w'1966 kera nubwo mbere nabonye umugore yambaye ipantaro, ariko abantu barahururaga ibintu bigacika, baturiya muntu uri mu ntoki, noneho bakanabiseka, n'abagore ubwabo bakabatubira agatsinda, uriya muntu bikakora sinisha ko bwambaye ipantaro. Noneho cyane cyane mu bihe nk'imihango yahuye, nk'uko barabitinyaga nko mu makwe na hehe, ariko ubu ngubu socially nta muntu ashobora guhagarika iyo window of change, nta washobora kuyihagarika. Biragira bihinduka ubu ngubu, ahubwo bambara ahubwo ngo bagiye no kujya bambara amakariso bakagenda mu muhanda yo bambaye, kandi ibyo byarabaye muri Amerika ngo bambara n'ubusa, kugeza igihe bazabona yuko ibyo atari byo, wenda bakongera bagahindura fashion yindi, kandi ntibashobora kubikora ko abadayimoni ntibemera yuko bahindura ngo bagaruke ku cyiza, bagomba gukomeza cya kindi kibi. So rero nkavuga ngo ibi bintu nanone birimo bihinduka mu isi, byo bitaba mwibona amajyambere, ntabwo bishobora guhagarara ngo bihinduke, ntabwo byahinduka, ahubwo bizakomeza. Ariko twebwe twakora iki? Mbere yuko mvuga ngo twakora iki, kamanze mbabwire, hari ingingo 10 bazita ngo ni 10 point charter za Illuminati cyangwa z'abafrimason, arizo zaturutse kuzimu. Iya 5 n'iya 4 n'iya 6 bivuga ibintu bikomeye. Iya 6, iya 4 promotinga ubusambanyi, yego. Iya 5 ikinkariginga divorce, kuko iyo umuntu niba sexy ibaye abantu by'ubusambanyi ari ibintu bigomba kuba kubyankuraje ngo bibeho, ni ukuvuga ngo n'abantu kubana wa murongo w'imibanire y'umugore n'umugabo, iyobokamana ryigisha ngo babana karamata, byamaze kugaragara yuko ngo nabyo ari ubukonde, bigomba kuvaho. Noneho niba bivuyeho, icya 6 gikomeye cyane, ubutinganyi cyangwa abantu bakubana bahuje ibitsina, ngo nabyo bigomba kuba part of the lifestyle, alternative lifestyle, uburyo bundi bw'imibereho bugomba kwigishwa, ndetse no abantu gukangurirwa cyane ku bene ibyo bikorwa. Murabona ingaruka zabyo, byo natwe nubwo tukihanyanyaza kubera umuco, ariko nakubwiza ukuri ko dashobora kumara indi myaka 10 tugihanyaza, bizaba byarabaye umuco, byarakiriwe. Nta nubwo bikindi gitangaza, ubibwira abantu, ahubwo abantu barareba nabaguseka, cyane cyane abantu b'imyaka nk'iyo yanyu. Ntabwo kiva ubuteganye, ntabwo kiri ikintu cyo vuba gitangaza, no, biracyari mu bantu bake basaza nabo b'abanyacyaro, ariko bimaze kuba ahantu hose n'igikwira, abantu bagenda babyakira nk'ibintu bisanzwe, abantu bashobora kubaho batyo. Ko nta umuntu arumva yuko nta mpamvu ajya kurwana iyo ntambara, for what? Jewe nzahitamo uko nshaka, ndikundi n'abashaka kugira uko abona nakubeho. Ariko ibyo bibagirwa yuko mu ijoro hari Imana ibabazwa n'ibyo bikorwa. Noneho n'abandi bumva yuko bazabana n'ibyo bakagira amahoro, ntibashobore kuba babibona, kuko Imana ibyo ntabwo ibyishimira. Rero jewe nkarangiza kuri ikibazo cyawe mvuga ngo twebwe noneho abawaka umurimo wacu tuzakomeza umurimo wo kuvuga ubutumwa no kwigisha ijambo ry'Imana uko riri, no kugaragaza iby'Imana yanga urunuka n'ibyo ikunda. Ibyo byo tuzakora, no guhamagarira abantu guhindukira bagasanga Kristo, kugira ngo bashobore kurokora ubugingo bwabo, baba bakiri muri iyi si bahesha amahoro n'umugisha, no hanyuma ya buno buzima bazashobore kuva mu isi badafite ubwoba, bazi iyo bagana. Rero ibyo navuga kuri iyo ngingo, nicyo twe tuzakora. Naho ubundi ni ibintu kubihagarika ntabwo byakunda, kuko hari imbaraga nyinshi zibiri inyuma, kandi zinezezwa n'ibibi biturukamo. Kuramya inyamaswa ni ukuvuga iki? Ni ugushyira ibitekerezo n'imbaraga zawe mu gukora ibintu binyuranye n'icyo ijambo ry'Imana rigira rite rivuga. Noneho ugashyigikira ibyo abadayimoni bakoresha political system itegeka isi kugira ngo bimpoze kuri human society, ku nyoko muntu, kugira ngo abantu b'ibyo bakurikira. Iyo bigizemo uruhare, nta nubwo uzajya mu rubanza,
uzarimbuka rugikubita, ariko biri twigisha ngo abo bose bazajugwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuba. Abo rero ku bantu bemera Imana, abatabyemera ntibabyemera ariko bizabageraho, ari nacyo kibazo bazagira, kuko banze kwizera ukuri, bahitamo gukurikira umwanzi migambi. Arakoze cyane. Ese Pastor, izi mbaraga zitegeka isi z'umwijima, cyane ikizwi nka Illuminati, cyatangiye ryari, cyaje ryari? No, Illuminati ubundi gutangira kwabyo, ubundi umuntu kuva yaremwa yaguye mu cyago gikomeye cyane cyo kwigomeka ku Mana, binyuze mu gushukwa k'umugore. Yego, wagomba kuba umufasha w'umugabo nk'uko Bibiri bitwigisha. Ariko novuze ku Illuminati ubwayo gutangira kwitwa Illuminati nk'uko tuyibona, nubwo hagiye habaho kwigomeka kwa muntu mu binyejana binyuranye, ariko tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu mwaka w'776 habayeho ikintu cyabayeho uwo munsi ku isi yose, cyitirirwa umunsi w'umurimo. Nzabona ko buri munsi w'umurimo turuhuka. Kira ni ikintu abantu batazi. There's a lot of hidden agenda muri kiriya kintu. Ni umunsi w'umurimo twe turuhuka, tutazi ibyo dukora, ahubwo ni umunsi w'umurimo wa Satani wo kwigarurira isi, gushyiraho ubwami bwa Antikristo ku isi. Muri uwo mwaka, kuri uwo munsi, uko kwezi nibwo byatangiye. So Illuminati niwe watangiye gukora, abantu benshi baje kuyikurikira bakigishwa, nibo bitwa bamurikiwe. Uhereye ubwo rero abantu bose bari ku isi ibyo bakora, bari muri uwo murongo, babyita kujijuka, bakabyita iterambere, ariko ni gahunda ndende igamije koreka imbaga mu isi. Amwe muri aya mahame ya Illuminati, cyane tuvuze kuri kiriya cy'ubutinganyi, mpise ntekereza ijambo ndaryibutse muri Bibiliya ritubwira ziriya nkuru zo muri Sodomo kwa Loti, hari ubusambanyi bukabije cyane, hari ubutinganyi. Byaba bifitanye isano na kiriya gihe cyo kwa Loti? Icyo ni ikibazo cyiza. Ni ukuvuga ngo ibyabereye kwa Loti, Sodoma ni Gomora, ubundi byakabaye biba akabarore kuri twe kutwigisha. Yego, uko umujinya w'Imana uzarimbura abantu bakora nka biriya. So igihe cya Loti rero Imana yarabarimbuye kugira ngo bitwigishe. Ariko muri kino gihe Imana hari icyo yategetse umunsi wayo, umunsi umwe witwa umunsi w'Uwiteka. Yego, uwo munsi witwa umunsi wo guhora, uzagera ku bantu bose, abazima n'abapfuye, bahanwe byose. Twebwe nk'itorero umurimo wacu ni ugukora umurimo wo kuburira abari mu isi, kubabwira ibyo bibategereje kugira ngo bihane. Noneho yemera uwo wanga yanjye, ariko ishyirezo hazabaho imigabane ibiri y'abantu, bamwe bazajya muri Gehenomu, abandi bazajya mu bwami bw'Imana. Nta kindi twashobora kubihinduraho. Twavuga ko muri kiriya gihe cya Sodomo izi mbaraga za Illuminati zari zihari? No, imbaraga za Illuminati zakoraga mu bundi buryo. Zakoreraga muri Satani, ko Satani we ni uwa kera. Yego, biriya bya Illuminati aho bitangiriye ni muri icyo twita modern times, muri bino bihe byacu. Yego, bino bihe byacu byo byaratangiye, ariko bifite umugambi wo kuzana ubwami bwa Antikristo ku isi. Yego, kuko hariho gahunda abantu batazi, ariko muri Bibiliya yanditse yuko hariho umunyabugome ugomba kuza agategeka isi. Uwo munyabugome rero azabanzirizwa no kwimura Imana. Niko Bibiliya twigisha. Uko kwimura Imana rero waratangiye. Abantu ntabwo bacyumva ijambo ry'Imana, n'abantu bigisha ijambo ry'Imana ubwabo ibyo Bibiliya ibabwira ntibashaka kubyumva. Yego, nabo ubwabo ni ibyigenge. Icyo Bibiliya ivuga ngo bazaba ari ibyigenge, kandi bitubona abanyetorero, bakaba pasitoro, bakaba baki bose. Ikindi cya kabiri, aho kurwana na system iyobya abantu, usanga ahubwo bifatanya nayo bakayisingiza, aho kugira ngo ndetse n'ibyo bababwira bakabyakira na yombi,
aho kugira ngo bavuge bati bino bintu baturuka kuri Satani ngo babirwanye, nibura habeho itsinda runaka ry'abantu bagaragara batemera ikintu. Aho ngaho resistance ibayeho ibyo bintu byahagarara. Kangwe nk'urugero, ibihugu by'abayisilamu nubwo atari yo nzira y'agakiza, kuko nimvuga abantu bashobora kuvuga ati se abayisilamu nibo bakiranuka, ngiye kujya mu idini rya Isilamu. Oya, idini rya Isilamu ntabwo ryagutwara mu ijuru, ariko mu buryo bw'imibereho bafite amategeko sharia ashobora gushyira abantu kuri discipline. Yego. Kurwanya Isilamu birahenda cyane, cyangwa kuzana bino bintu by'abutinganye n'ibindi muri Isilamu birahenda cyane kuruta uko babizana mu Bukristo. Yego. Kuko mu Bukristo harimo freedom, kwisanzura ugakora icyo ushaka, ariko horo biroroha uko abantu badafite icyo Yesu yadusezeranyije ari wo Mwuka Wera, n'ubushizi bw'amanga kuvuga ijambo ry'Imana, ukarivuga ku mugaragaro ku manywa y'ihangu, ukabwira abantu kuri kw'ibijyanye n'ibyo bakora yuko bizazana ikibazo mu buzima bwabo, bakanga yego bagahitamo, ariko babana Imana yatoranyije bakamenya ukuri bakagusanga, kuko Imana muri Kristo Yesu yaduhaye choice, guhitamo urugingo cyangwa urupfu. Yego. Ariko ayandi madini akoresha imbaraga n'iterabwoba, abantu bayabamba batazajya mu ijuru yego, kuko kamere yabo ntabwo yigeze ihinduka, ariko bagategeka gukora bya bindi kubera itegeko riza kubahana, ariko imitima yabo yaduye n'ubundi, nabo bakazajya muri Gehinomu. Ariko icyo gihe nakubwira mu ncamake aho ngaho ni ukuvuga ngo kiriya kibazo cyawe cyabo ngabo igihe batangiriye ni icyo gihe, ubu hari icyo gushaka gushyiraho ubwami bwa Kristo bwabanzirijwe n'ibyo tubona n'amaso yacu byo kwimura Imana. Yego. Iby'Imana abantu bakaba bisuzugura, biciye amazi, bikaba byarabaye nk'ibintu by'umuhango, n'abandi bayobozi bategeka isi idini barikoresha muri kugira ngo ribafashe mu gukontorora abantu, ariko apana kugira ngo abantu bakizwe. Ubu nicyo bashaka, nuko abantu bakizwa, nuko abantu gusaba bakontorora. Arakoze cyane Pasiteri. Abadukurikiye, impamvu twatinze cyane kuri iyi myuka itegeka isi ni uko biza bikagira ingaruka ku muryango, kandi mu muryango niho dukura itorero, niho dukura sosiyete, niho dukura byose. Niyo mpamvu twabitinzeho. Abari mu muryango nabo bakagombye gusobanukirwa izi mbaraga kugira ngo babone bafata ingamba z'uburyo bakagombye kuzirwanya. Pasiteri arakoze cyane. Hari ikindi kibazo Pasiteri nshaka kukubaza. Mu minsi ishize hatowe icyo nakita umushinga w'itegeko. Abadepite batora umushinga w'itegeko ushaka guhereza uburenganzira abafite imyaka 18 kugira ngo bashake. Kuri wowe n'ubunararibonye bwawe, ubona bizanye igisubizo cyangwa se bifite izihe ngaruka mu muryango dufite uyu munsi? Ntacyo bizazana, nta cyiza, ntacyo bizazana. Byakizana bitese gusa akantu gatoya nashimyemo. Ubundi umwana w'umukobwa yabaga nkaho imyaka 21 kuri bari imyaka myinshi. Ubona yuko benshi batwara inda bari imyaka 17. Noneho bigatuma umukobwa abaho ngaho agategereza yuko bazatangira kumurambagiza afite imyaka 21. Urumva bakuze. Rero kumufasha, yabonye umugabo afite 18 rwose baba bagabanyije akababaro ku gitsina gore. Ubwo umukobwa w'imyaka 18 abari macyuwane, naje abantu barongora kuva kera. Yego. 21 abari umukecuru. Yego. Ahubwo icyago nabonye batuzaniye ni umuhungu nawe ngo 18. Icyo yo ni disadvantage ikomeye. Umuntu w'imyaka 18 se yashobora kuyobora urugo. Hari umuntu afite mushiki wanjye yamurongoye akuze. Ejo twaraganiraga, twagiye mu bukwe, ntiwarakoze mushiki wanjye bamufashe neza, arasa neza. Aterega ndatsinda ati yasanze ndi umubyeyi nzi kurera. Ati giye murera, ndamurera, yari umugore wanjye ndamurera nk'umwana kuko naramurutaga.
ingeso ze uko yitwaraga buhoro buhoro kugeza aho umugejeje aha ngaha. Noneho numva iryo jambo rigisha ubwenge, iryo jambo ry'ubwenge, ariko none ubu ngubu aravuga ngo imyaka 18 n'umuhungu arongora 18. 18 se yashobora ate kubaka urugo? It can't work. Kuko umugabo erega nuko dayimoni akora ibintu bye. Impamvu ze ngo bino bintu ntacyo bizamara nuko bavanye hahandi no bagashyira handi, ariko kandi bakabihuza. Ubundi umwana w'umuhungu aba akwiriye kurongora nibura ngiye kubwanje imyaka 25. Yego. Rwose umuntu w'umuhungu abarangije amashuri aba amaze kuba macyuwa wenda n'urugero hasi yagiye kujyamo. Imyaka 18 se yaba agiye kurongora gukora iki? Kuko je nifite ndi mu bantu bemera ko umugabo ari umutwe, ari ugomba kuyobora umuryango. Agomba rero kugira attainment of age, ahagera imyaka runaka amaze kugeramo. Twatuye umuntu ari macyuwa, mu bantu b'iki gihe bakura bitinze, usanga umugabo w'imyaka 40 yitwara nk'umuntu w'imyaka 18 ashaka gukomeza kuba umusore, akomeza kuvuga ibintu amagambo ya cyana kandi ari umusaza. Kandi imyaka yo hambere siko byari bimeze. Umuntu yarwandaga no kugira ngo akura umugabo agira ijambo rya kigabo. N'ubu umuntu ashaka kuba ari umwana, naba ari umukobwa agashaka gukomeza kuvuga, ntamenye kuvuga ngo ibihekane, bavuge ngo aracyari umwana. Abagabo nuko gusa gihe cyo navuga aho ngaho umuhungu kugira ngo ayobore urugo, abazwe ibyo mu rugo rwe, amenye inshingano ze, amenye kwihangana. Uko igitsina gore Bibiliya avuga ntabwo wahwanyije natwe gukomera, ubwo no kwihanganira n'amafuti ye kenshi n'imitwarire ye n'ibyo akora kenshi kwa bikoreshwa n'ubwana cyangwa se n'inama mbi, ukamenya uko umufasha kumufata rero ukazamuyobora. Naho mwe mufite 18 nta rugo ruba rurimo. Wenda ku bakobwa warutubwiye ko ku ruhande rumwe bishobora kuba byiza, ariko se icyo nakita mu ndimi z'amahanga bakunda kuvuga ngo negative impact ntazubona cyangwa se ingaruka mbi kuri ubu burenganzira bugiye guhabwa aba bana? Nta ngaruka ihari mbi ku mukobwa ubyaye afite 18. Yego. Ntabwo bihari. This is a lie. Arongowe afite 18 akaza kubyara afite 19 cyangwa 20, nta kibazo gihari. Ariko umubyeyi mu mwana niwe nibaza niba afite 18 ubu ni muntu cyubyaye. Ariko aramutsa ari umuntu ufite ikigero cy'imyaka runaka, akazafata wa mukobwa akamenya uko azamukunda n'uko azamukundwa, akaza n'uko azamwihanganira, yamurongora. Naho kuvuga ngo birajyo bajyaga bati ikintu cyose buri cyari gifite problem yari ku mugore, ntabwo yari ku mugabo n'ubundi. Yego. Kumushyira ku myaka 21 ubumukerereza. Imyaka 21 atangira kumute, uzi yuko burya niba 21 ari bwo umuntu avuga ngo turavivuye umuntu tubaye uburenganzira, noneho nashake ya myaka yo gutegera no wa mugabo niko abasaza cyecu. Nta mugabo hazira ugasanga kereka we rero mutangiye kera kiri umwana muto akagenda agatira nagize imyaka 21 nzamurongora. Ariko nabari ugutangira icyo gihe ni ikibazo gikomeye cyane, kuko azagiza na 30, fiançailles ishobora kuba ari imyaka 5, imyaka ingahe. Ushobora gusanga uwo muntu ahubwo atanamure ugasanga agiye kureba undi muto yababyurutse akaba bakurikira. Rimwe na rimwe ndashaka kuvuga kuri bamwe bari mu miryango iri guhura n'ibibazo byo kutumvikana bishingiye ku bintu bitandukanye. Aba bantu igisubizo kuri bo twavuga ko ari ugutandukana, cyangwa hari izindi nama mwebwe mwabaha cyane nko mu nshingano muba mufite? Inama yacu nakubwiye ko inama ya mbere twebwe dukora no kugira ngo abantu bakizwe. Yego. Iyo nama yacu ya mbere, kandi iyo si inama umuntu yagira abandi, kuko birivuga yuko abantu bizera ari uko bumvise umwami wacu avuga. Rero hamwe icyo nicyo nakabaye mbwira abantu, naho niba barashakanye babana hari ibintu bibiri, ntabwo nabagira inama ngo batandukane. Yego. ahubwo bigiye kwihangana no kubana, bazi yuko kubana kwabo ufite inshingano zikomeye ku nyoko muntu no ku gihugu ku buryo bw'umwihariko.
cyane cyane kubera abana babo no kubera abandi bantu bakiri bato urugero. Ibyo rero bituma bagira sacrifice ibyo bagomba gutamba bakabitambo muri ubwo buryo kugira ngo abana bazagira amahoro cyangwa no bazabeho abana babo bazashobora kubafasha mu gihe cy'izabukuru. Arakoze cyane. Icya kabiri, yego, hari aho navuga ubundi batandukanye none n'abageze kuri rwo kuba batemana ko nibyo bigezweho. Yego, aho kugira ngo bicane mwapfe navuga ko bakwiriye gutandukana, kuko ntabwo navuga ngo umuntu ageze aho kuko niyo upfuye nta kintu bashaka kurengera, yaba umwana yaba ibindi umuntu yatekereza cyangwa imiryango cyangwa ababyeyi, ntacyo bukibamariye kandi wapfuye. Ubuzanye agahinda gakomeye, ariko cya kibi gikomeye kibayeho ibibi Abanyarwanda baca umugani ngo ibibi birarutana ibinyoro biruta ibibimbi. Batandukana kugira ngo bicane. Icyo narangiza mvuga. Arakoze cyane. Uyu munsi hari n'abadukurikiranye navuga ngo ahubwo banatandukanye kera, ariko muri bwa buryo tuzi bwo guca mu mategeko n'ahandi ntago buzwi. Byashoboka ko umugabo we yagiye cyangwa se umugore yagiye, hakaba hari abantu badukurikiranye. Abangaba bo bagirwa ize nama? Abo batandukanye bakaba byarabaye, ndibere ko bakomeza niba gutandukana kwabo bareba bizabafasha, ariko niba batari wenda bagabana nka byayo barimo bari no mu banza, bashobora gutekereza bakareba ukuntu bakwiga uburyo bagarukana n'ibyo byaruta. Ariko binyuze mu kwihana kwa buri muntu, usibye yuko biragoye umuntu kwihana akavuga ati rwose mbaye umuntu, abikoze kubwe atabikoreshejwe nuko ahinuwe n'Imana mutima, babiruhanyije cyane cyane muri kino gihe cy'imperuka. Biragoranye cyane. Arakoze cyane. Tubivanye muri no mvugo yitwa ngo urukundo rwo muri Kristo Yesu, n'uruhe rukundo rwari rukwiye ku abantu bakundana bitegura gushaka? N'uruhe rukundo bari bakwiye gukundana nyirizina? No, urukundo twemera n'urukundo agape rwo muri Kristo Yesu. Yego, izindi nkuru ntabwo nakunda zishyigikiye. Oya, kuko ibindi byose nakubwiye ngo iby'urukundo nibabiveho, ahubwo nibareba inshingano n'icyo bagiyemo. Icyo bagiyemo ntabwo ari ikintu cyoroshye, bagiye kujya mu kintu kibasaba ibintu byinshi cyane, kibasaba kwigomwa, kibasaba kwihangana, kibasaba no gutamba, sacrifice. Ubwo rero icyo kintu bagomba kukigaho n'icyo bagiyemo, pana kugisimbukiramo. Ibyo rero hari aho bashobora kwigana wenda bakabana, kuko buri muntu agiye kwihangana bakaba babana, ariko ataruvuga ngo urukundo, kuko urukundo ni urwa Kristo. Arakoze cyane. Pasiteri ndamushimiye ku kiganiro cyiza twagiranye, kandi namwe ndabashimiye mwadukurikiye. Ahari hari igitekerezo wagize cyangwa ikindi kibazo wifuza twazamubaza ubutaha, wacyandika muri komenti. Turagusaba gukora subscribe ndetse no gukora like kugira ngo ibi biganiro byacu bigere kuri benshi. Pasiteri, ugira icyo ubwira abantu badukurikiye cyanyuma kuri no kamera? Ntago ari cyanyuma, kuri no kamera kugira ngo tubasezere, cyaba gihari? Murakoze. Icya mbere ndabashimira Imana yamwe yo mu ijuru ku bw'iki kino kintu mukoze, niringiye ko kino kintu kizafasha abantu. Ariko nkaba nabwira abantu bazakurikira kino kiganiro, yego, yuko hari Imana icyo yagambiriye yo mu ijuru, yagambiriye gukiza inyoko muntu. Iyi si turimo irasaza, kandi ibyo twabanje tubisoma muri Bibiliya tukanabigaya cyangwa tunabyiteho, ariko ibyo tubona n'amaso yacu biragaragara ko isi ishaje. Idashaje ngo nuko abantu ikuze nk'uko umuntu asaza, ishajishijwe n'imirimo mibi ya muntu kubw'icyaha kimurimo no kuba akorera umwanzi. Rero hari gahunda Imana ifitiye inyoko muntu, nuko ab'Imana yatoranyije yabateguriye ahabo aho gukiranuka kuzaba. Abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka
bakumva aribyo bibanezeza, bakumva aribyo bishimira, nabagira inama yo guhungira muri Kristo Yesu kugira ngo muri we ushobore kuzajya mu bwami bw'Imana. Imana rero ibaho umugisha. Ibyo sibyo tuvuga mwahoze mumbaza, ntabwo sinzi yuko twabitunga muri igisigo bikunde nkuko tubishaka, ariko mu ijuru hazaba amahoro asesuye. Arakoze cyane, Imana iguha umugisha, naho utaha.